muganga aranurira ko numva atari gushaka kwitabara, muganga akatari kwitabara. Buri kabiri kamamagare muganga bwa gatatu ndebe muganga ko yanyijeje ibitangaza birakora. Mwiriwe neza muga. Muga ni wa mugabo umwe, umugore yatanye abana batatu. Umugabo umwana wanjye. Bya bikoresho byose nabibonye. Umwana wanjye. Urumva na mu gitondo nakoreje ka gatabi k'ababyeyi, k'agatabambwe k'abakuru, ibihumbi 200. Nizere ko wayabonye. Na bya bikoresho byo kwifashisha nabibonye. Wahagizwe kandi umwana wanjye. Yego, umugore yataye akigira hanze. Ndakwibutsa mwana wanjye. Noneho bya bikoresho byose nabibonye. Rero mwana wanjye nawe ndi gufasha abana twari turi kuvura. Umwana basazije agira aho baraza ku ntego tugufashe. Yegeje mu nzira dufashe n'uyu mwana. Ngo bya bikoresho byose nabibonye rero. Umugano. Na amafaranga note y'igihumbi yo kwifashisha. Ntabwo wayateguye mwana wanjye nibaze mubona rukurikiye. Igihe ufite n'ingoga ajyana ingoga mwana wanjye uraza kubitegura. Mwana wanjye gufashije mu nzira afashe n'uyu mwana hano awuhanishije. Aho rero mfasha muganga. Rero mwana wanjye wamaze kwitegura neza. Yego, niteguye ibintu byose byatunganye. Waba witeguye turi mu kavuye rero mwana wanjye tugiye kuguhindura ubuzima. Ndabyumva. Ndabyumva, ndabikora. Urumva ntabwo mwamindura ubuzima ngo reka kuza kwitura pe. Urumva ntabwo naba ndifuza. Yabakugeneye kugufasha rero mwana wanjye. Ubwo rero mwana wanjye ibiganza byawe mwana wanjye biranahumanye tumanuye. Yego, ndabyumva. Uri kubona umugisha rero. Ndakunda pe. Uriye gukora ugiye gusura mwana wanjye kandi ugire vuba. Ugiye gukora mu kazi ndetse gufasha abantu. nabikoze mwana muganga. Ibiganza byegeranije neza. Birambuye no kwa binsabye muga. Bishyire hejuru y'iyo basi mwana wanjye kugira. Ko nabikoze. Ntabwo bikozamo hepfo azi twaho dutegura iyo note y'igihumbi ishyire mu mazi. Yego. None iyo note ijya kujya mu mazi utegere ariko iyo note ijya kubitanga hejuru. Nabikoze. Ku mazi. Yego muga, nabikoze. Wabikoze mwana wanjye. Yose mwana wanjye yakugira ubutunzi. Yego, niteguye kwakira ubutunzi muga. Mwana wanjye ntuzayatanga hanyuma neza. Yego, ndayatanga amafaranga yajyana mu minsi 10 n'ubusambanyi ujya kuruka mu rugo ugomba kukumvira mwana wanjye kumugurira buri munsi. oya ni ukuri pe. Ndumva umugore aramubwiye ntabwo nakongera gukora amakosa. Umukunzi yawe iterambere abantu ukabatunga neza ukamushimira mwana wanjye ukamushimira abakuru. Ndabikora nk'uko igihugu ubutunzi nta kiguzi watanze agatandi k'ababyeyi. oya ni ukuri pe, ndabikora. mwana wanjye vuga ngo turabona amagihugu bwiza. Ndabyumva. uriteguye kwakira ubutunzi babyeyi. Niteguye kwakira ubutunzi babyeyi. kandi nzanagushimira. kandi nzabashimira. uvuga ati babyeyi babyeyi. turimo gatatu babyeyi babyeyi. niteguye kwakira ubutunzi. niteguye kwakira ubutunzi. reba hejuru. Yego. aho hareba. nahareba.
yego ndakumva neza muganga. wakoze wowe mbere wakira umugisha w'abakora umwana wanjye. Yego nabishyizwe mu mazi muganga. ababikire mu mazi noneho iyo note y'igihumbi kiri hejuru y'amazi mwana wanjye. Yego hariho ireba hejuru ya mwana wanjye. yego ndi kuhareba. babyeyi ibintu umwana n'uwahanye arejejwe umuhe uri kureba mwana wanjye. Mana we urakoze ndaje nawe ngerageza ndebe ukuntu nakwitura ndaje. Yego n'ukuri kw'Imana urakoze muga ndahita nakoresha nabubonye. umwana wanjye uzaza kudushimira. ndabikora ni ukuri pe urumva ntabwo mwamundemeye ngo ndeke kubashimira. ndi kuyabona pe ni ukuri kw'Imana muga ni ukuri ndabashimiye mana we. murakoze oya mugana urabizi rwose wangiriye inama mbere yose. urakoze nabonye none mugana ndahita nyakoresha ibintu uzakoresha icyo ushaka ariko kitari nko kuyijyana mu yego urakoze pe urakoze kuyajyanamo kandi mwana wanjye uyajyana mu karuhuko kuri inzu ugatunganirwa abo bana ukabitaho reka nawe ndebe ukuntu njya kubashimira. Yego muganga.